njye nibyo nkoresha bikamfasha kunkiza inkovu zo mu maso za hato na hato ziba zaje, hari igihe ziterwa wenda na kirima yahindutse, wenda zigaterwa n'uko hari agasimba kakurumye cyangwa iki, murabizi ko umubiri ubyara udahatse. Iyo rero ubonye amavuta meza nk'aya ngaya ari natureli agufasha ku ruhu rwawe, nabonye ko nta byihererana abakunzi ba Time TV. Hello, muraho, mumeze gute bakunzi ba Time TV? Njye meze neza nk'uko mubibona, ndaho ndashima Imana yo itanga ubuzima. Nawe nizere ko umeze neza, niba utameze neza Imana y'amahoro ize iguhe icyo wifuza kugira ngo umere neza, ugubwe neza mu buzima urimo. Wakwibaza rero ngo uyu munsi tugiye kuganira ku ki, tugiye kuvuga ku ki. Urukona nambaye isume mu mutwe, ndi kwitegura kujya muri dushe, ni ku mugoroba, ariko njya kukubwira buryo ki ibintu bimfasha kugira ngo iyo mfite amatashi mu maso, inkovu, hari ukuntu usanga umuntu agira ibiheri, ukazana agaheri ugasanga inkovu igumyeho, ariko ngiye kukwereka uburyo nkoresha bworoshye bugatuma inkovu mu maso zanjye zigenda zishyiraho, ku buryo hari umuntu usanga afite mu maso inkovu ari nyinshi, ugasanga nta n'ibiheri afite, ariko ugasanga afite inkovu nyinshi. Abantu bakababwira ngo mwisiga amavuta ngo abikuraho, ugasanga amavuta bangirije mu maso habo heza, kubera ko rimwe na rimwe mu maso hacu ni ahantu horoshye, kubera ko uruhu rwo mu maso burya ntago ari nk'urundi ruhu rwo ku mubiri. Niyo mpamvu tuba tugomba kumekinga shuwa ko tugomba kugenzura ngo amavuta twisiga mu maso, isabune dukoresha mu maso, ibintu dukoresha mu maso, mbese nta kintu tugiraho ingaruka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe rero tugiye kubona muri iki kiganiro ufite ikibazo cyo kugira inkovu nyinshi, ntacyo utakoresheje byaranze, ngiye kukwereka ibyo wakwifashisha. Niba wabibona uzabikoresha, uzambwira ko njye biramfasha. Rimwe na rimwe urabona nkubaka n'agaheri mfite, iyo mfite uduheri, inkovu zikaza nkashyiraho, inkovu ziragenda bitagombere ngo ni amavuta. Nkoresheje ubu buryo ngiye kukwereka nkoresha, haba mu gitondo ngiye koga cyangwa ku mugoroba, ushobora kubikora rimwe ku munsi, kabiri ku munsi, byaterwa n'umwanya ufite cyangwa nuko ubishaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urabona hano dufite aloe, yitwa aloe. Murabizi ko ni igikakarubamba. Ngiye kukwereka ukuntu nkoresha aya mavuta mbere yuko njya kogaho iminota 5, ushaka reka n'iminota 10, ahubwo njye ndindira iminota 5, ubundi akamfasha kugira ngo mu maso yanjye hamere neza. Ndangiza gukoresha aloe, ndaza kwisiga vaseline bisanzwe. Iyi ni isabune ndabanza gukaraba nkoresha kugira ngo imyanda byunzwe. Hari igihe umuntu aba yisiga makeup, urabanza ukoga makeup, warangiza wamara koga makeup ukisiga iyi aloe kugira ngo ikure imyanda yose. Urabona ukuntu umuntu aba afite utwenge, kwa kundi uzi nyine uruhu umuntu agira ahantu ahumekera. Iyi aloe icyo imara, ifata kugira ngo igusukurire uruhu rwawe rumere neza. Igihe usanga umuntu yazanye imikanyari, ugasanga umuntu mu maso hari ukuntu hagiye harimo ibibazo hatarambutse, ariko iyi aloe naje gusanga ari umuti hamwe n'iyi vaseline. Ngira ngo muri kubibona, iyi ni vaseline, yitwa original vaseline. Vaseline murabizi ko ivura ibintu byinshi kandi naje gusanga ari umuti. Rero iyi aloe uri kubona mfite n'iyi vaseline, njye nibyo nkoresha bikamfasha kunkiza inkovu zo mu maso za hato na hato ziba zaje. Hari igihe ziterwa wenda na kirima yahindutse, wenda zigaterwa n'uko hari agasimba kakurumye cyangwa iki, murabizi ko umubiri ubyara udahatse. Iyo rero ubonye amavuta meza nk'aya ngaya ari natureli agufasha ku ruhu rwawe, nabonye ko nta byihererana abakunzi ba Time TV. Niyo mpamvu nje kugira ngo mbibereke. Abantu bakunda kwisiga makeup, ngewe makeup akenshi mba numva ko nakarabye neza, nkisiga amavuta yanjye mbatsa neza. N'abantu bakunda kwisiga makeup, kuko makeup nazo hari ukuntu bavuga ngo zirushaho gutuma nyine bagaragara neza.
Njyewe nkoresha iyi sabune mbere yuko nkoresha iriya aloe naberetse. Hari n'abantu bakoresha agaponje kugira ngo babanze bakureho makeup, kuko hari ubwo makeup bitewe n'izo zidahita zikuvaho. Iyo ngiye mbanza gukora, ngiye kubanza nisige iyi sabune mu maso kugira ngo nkarabe, kugira ngo mbone uko nisiga aloe yanjye. Gukaraba nyine bisanzwe akayisiga. Rimwe na rimwe abantu bagira iminkanyari cyangwa asanga mu maso yabo hari ibiheri n'inkovu byose bivanze, ukabona umuntu niyo yakwisiga makeup ariko ukabona rwose makeup ntizimera neza kubera ibintu by'amatasha afite mu maso. Ubwo rero bisaba ngo umenye ngo mbese nihe sabune nakaraba, ni iki nakora kugira ngo nubwo nkunda makeup cyangwa nanjye udakunda makeup usanga mu isura yanjye haba hagaragara neza. Nkarabe. Murabona ko ni isabune iyo ari yo yose ufite yagufasha. ntago bigombera ngo ni isabune ngo nimeze gute. Isabune iyo ari yo yose ufite yagufasha. Gukaraba. Iyi ni isabune ya liquide, isabune y'amazi nisize, ndayikaraba inshireho mu maso, ariko n'ibyunzwe umuntu aba yagize mu maso n'ibintu byose umuntu agira mu maso, ubuntu aba yiriwe agenda agatutubikana utuntu mu maso, ntawe wasize makeup zagufasha zagutinzeho. Biba ari byiza isabune iyo ari yo yose ukoresha kubanza kuyikoresha ugakaraba mu maso. Nabanje nkaraba mu maso, maze gukaraba mu maso. Ibi ngibi ushobora kuba ugiye nko mu kazi mu gitondo ukabyuka, hari abantu ushobora kubanza koga ugakaraba mu maso mbere y'umunota, uba ugifite iminota wabyutse kare, kuko hari abantu bakunda kwita mu maso cyane kubera ko mu maso biba bimeze neza, nawe wafata ifoto naho uri mu bandi niyo wambaye ubona bimeze neza. Ubwo rero koga, wamara koga ukaza gufata iminota 5 koga no mu maso neza. Ubu rero umuntu avuye muri dushe nta nubwo biba ari ngombwa ngo abanze akarabe n'isabune isanzwe yoga mu maso. Ngewe impamvu mbanje gukaraba isabune isanzwe nuko ntabwo ndajya muri dushe. Ubwo rero mbanje kugira ngo mbanze nsukure mu maso hanjye, maze gukaraba iriya sabune. Ubundi bayita ngo jeri. Ni jeri nyine ya aloe vera, ariko iyi jeri ikintu ifasha rero yitwa ngo protect skin. Sinzi niba muri kubibona, sinzi niba muri kubasha kubona amagambo yose muri kamera, sinzi niba ari kuyamara, ariko handitseho ngo Cosmo Smoothing Gel Aloe Vera Gel. Icyo ifasha nyine dryness, softness, tension, protect skin, refresh skin. Namwe navuga ati ngewe nyukoresheje uruhu rwanjye mu maso rumera neza, ndafungura. Nababwiye ko ikintu ukora, urabona ko sinzi niba uri kubona ukuntu imeze, ni nka mask. Kwa kundi abantu bumva ngo basiga mask ukabona umuntu yisize mask ari komoraho, niyo imeze nka mask, ariko icyo bitandukaniyeho n'iriya mask ni uko ayayo ntabwo bigombera ngo womore. Ahangaho urisiga neza uruhu rwawe nyine hose ukahasiga, ariko uhita wumva ko nyine mu mubiri, urabona iyo umuntu yisize rukora uko bimera, n'ahangaha niko biri kumera. Uhita wumva mu mubiri wawe ahantu hose 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 hari akenge, ahantu hose wenda ufite agasebe, ahantu hose ufite akabazo, uhita wumva iri gukurura. Icyo ifasha rero, ifasha kugira ngo nabibabwiye inkovu
n'ibiheri ufite ibiheri mu maso, abantu bagira ibiheri ugasanga bafata umwanya ngo bari kubipfumura, ngo bari kubitobora, ariko ntabwo burya ari byo byiza, hari igihe ushobora gupfumura igihe cyo mu maso kikakonona. Kandi hari ubundi buryo bwiza wakwivura ibiheri byo mu maso n'inkovu. Naje gusanga aya mavuta ya aloe ari meza gufasha gusukura mu maso yawe hakamera neza. Iyo yisize mu maso wumva ari nko kwa kundi umuntu iyo yisize alcohol ku gisebe hamera, wumva nyine hari mu maso yawe hokereye, kumva nyine navuga ngo iyo nyine wisize aloe mu maso wumva ukumva nyine ndavuga ngo ukumva aloe mvune murabizi ko igikakarubamba niyo ukirigase ku rurimi, niyo uri kuyisiga mu maso ya aloe wumva akantu umuhumuro w'igikakarubamba. Igikakarubamba rero ni umuti cyane, hari indwara nyinshi uvura z'uruhu. Nanjye nagira umugisha wo kubona aya mavuta. Aya mavuta rero mu maso naje gusanga amfasha kugira ngo ibiheri byajeho, inkovu zanjeho, ndagenda nkafata iminota 5 yanjye, mbonye akanya. Niba ufite ikibazo uzafate iminsi 3 ushake aya mavuta, uri ahantu wayabona, wayabonye, uyasige iminota 5. Numara kuyasiga iminota 5 ukarabe, urabanza ugakaraba mbere yo kuyisiga, ugakaraba isabune ufite, utabaye ufite n'isabune wakaraba amazi. Icyo ushaka kugira ngo wikureho ibyunzwe uba wagize, biba byakwiriweho, amavuta aba yakwiriweho, kugira ngo nusige iyi aloe vera ibashe gukora ku mubiri wawe, mu maso yawe neza. None nindangiza kuyikaraba iminota 5 ishize, ndahita nshyiraho vaseline. Ndashyiraho vaseline, ndabereka ukuntu ndayishyiraho. Hari uburyo abantu twisiga amavuta vuba turi kwirukanka, ugasanga umuntu nyine nta kintu bimubwiye, ariko naje gusanga ko ibintu byose bafite ikintu bivuze. Urabona ko hari igihe usanga ugasanga umuntu hano yarahombanye, afite inkovu, afite iminkanyari, ugasanga ku maso byaragoranye, ugasanga ku maso nyine hari abantu bagira ngo iminkanyari, imirongo yo mu gahanga ni ugusaza. Hari n'igihe idaterwa no gusaza gusa, ishobora guterwa n'amavuta wisiga, ishobora guterwa n'ibitekerezo, no kunanirwa, n'akazi ukora. Hari umuntu wakabaye ati se ko ndi umusore ndi umugabo ibingibi birandeba. Ibingibi nawe wabikoresha ubaye ufite ikibazo cy'ibiheri, kuko ntabwo ari igitsina gore cyane, ntabwo ari abakobwa cyane barwara ibiheri, ahubwo usanga nyine bari abantu bafite ibibazo, bakunda kugira ibibazo by'ibiheri. Rero naje gusanga ko iyi gikakarubamba, amavuta y'igikakarubamba abasha kugufasha mu biheri ukunda kugira mu maso, kuko inkovu iyo igiheri kije ukoresha uwo muti, inkovu ziragenda zigashira. Nanjye ndi umuntu ukunda kugira uduheri twa hato na hato, nta kindi gituma mu maso yanjye hamera neza nuko mfata akanya nkakoresha iyi aloe. Ushobora kuyikoresha ukagumya ukora massage gutya, kuko naberetse ko ukuntu imeze nyine ni gel mask, ariko ntabwo iri ya mask yandi bantu bashira mu maso ukabona akuruye uruhu ruri kubabara, ukabona ruri kumukana n'ubwoya. Oya, iyi ni gel usiga, sinzi niba muri kuyibona, urayisiga rwose, ukayisiga neza. Icyo ikora cyo, ikora akazi igomba gukora mu mubiri ko gukuramo nko gukuramo imyanda mu mubiri. Ubundi warangiza iminota uba wategereje ugakaraba. Ariko ku muntu ukunda nyine kuvuga ngo hari ibintu atakwihanganira, hari abantu baba bumva nta kintu na kimwe kibabaza ku mubiri, nta kantu na kamwe bashaka kababaza. Uko iri kugenda igutindaho niko ugenda wumva iri gukora mu mubiri, iri gukora. Ni umuti wose se muzi kubabaza, haba ari umuti wo kunywa, haba ari umuti wo kwisiga, umuti ukora urawumva, aho uwushyize urahumva. N'iyi aloe vera rero iyo uyishyize mu maso urabyumva. Uri kubyumva wumva mu maso yawe nyine hari ukuntu hameze.
Kaze kuri Time TV, muri comment muzambwire nimushaka ko tujya tuganiraho, ndahari ku bwanyu, turahari ku bwanyu kugira ngo tujye tubereka byinshi. Nishizeho nyinshi murabibona, ariko uko igenda igutindaho nkitangira kuyishyiraho byo biri gushashagirana, uko igenda itindaho imera nk'iyuma, ikamera nk'iyuma kubera ko iba iri gukora. Ndumva igihe cyo gukaraba kigeze, ngiye gukaraba nindangiza nkore massage na vaseline mbe ndarangije. Ku muntu rero utisiga vaseline, ngiye kuri vaseline mu maso nta kindi ntwara, niyo nisiga. Uko ubigenza, ushobora kubikora kenshi ugiye kuryama. Nanjye akenshi iyo ngiye kuryama mvuye koga cyangwa ngiyeyo, iyo ntashaka ko nza gufata uyu mwanya mvuye koga, mbikora mbere ngiye koga, nkagenda nkaza nkafata iminota 5 yanjye nkikorera isuku yo mu maso. Namara gukora isuku yo mu maso, nkagenda muri dushe nkoga, nkaryama mfite vaseline mu maso hawe hamera neza, ukaruhuka ukabona n'ibitotsi. Iyo ukoresheje ubu buryo, ukisiga amavuta y'igikakarubamba, ugakora massage mu maso, warangiza ugakaraba, ugasigaho vaseline mu maso, bigufasha kubona ibitotsi kandi bituma mu maso yawe hamera neza. Hari ukuntu umuntu aba yiriwe akora, hari ukuntu umuntu aba yiriwe yumva ameze nabi, umutwe uri kumurya. Ibyo byose bituma umutwe ukuntu utameze neza, mu maso yawe wumva hari ukuntu biguhaye agahenge. Ngiye gukaraba. Iyo umuntu ari gukaraba, ngira ngo bifata nk'indi minota nashyizeho byinshi, ariko unabishaka uko wabigenza, wabanza ugahanagura n'isume, ufite agasume gatoya cyangwa icyo bita towa, ukabanza ugakoresha igipapuro ukihanagura. Wamara kwihanagura ukabona ugakaraba, kuko biba wumva nyine biri kuguruka nk'iki, nk'ubugari nk'iki. Ubu ndarangije gukaraba neza, ngiye gukora massage yanjye n'amavuta ya vaseline. Ubundi nindangiza ngende njye koga, njye kuryama. Gubwa neza aho muri mu gitondo cyiza, aho muri ku mugoroba mwiza, mu ijoro ryiza. Kuri Time TV turabakunda, twishimira kubana namwe. Icyo ngiye gukora, stage ya nyuma ni gukora massage na vaseline. Nta kindi, urafata amasa mu gahanga. Hari abantu bakunda kurwara umutwe w'imbere cyangwa hano mu misaya kubera amaso, kubera umunaniro. Vaseline irafasha rwose, ukora massage uruhu rwawe rwo mu maso rukamera neza. Nibyo umuntu arasaza, ariko nuko dusaza ntabwo twareka kwisiga amavuta, ntabwo twareka, dukeneye no kwiyitaho. Umuntu aba ari bize mu kazi, mu byo akora, yumva ibintu biri kumucikana, ariko iyo ushaka kumera neza ufata n'akanya ukaruhuka, ukitaho no ku ruhu rwawe no ku mubiri wawe. Murabibona, ubu ndarangije byose, meze neza, ndumva amaso yanjye hakeye, ndumva ameze neza. Thank you guys, mwakoze kubana nanjye. Ni ikintu nifuza kubaganiriza, mbabwira ukuntu nkoresha amavuta ya aloe vera na vaseline, ubundi nkamera neza mu maso, hehe n'inkovu, hehe n'ibiheri bya hato na hato. Ibiheri ntibyabura kuza, ariko nawe ukamakinga sure yuko
bidaza ngo bihindanye mu maso yawe ngo usange inkovu nizo zigaragara mbere y'uko ugaragara. Abantu bavuga ngo ugasanga ngo umuntu ngo hari igihe bajya baserezana ugasanga ngo mbega mu maso ukuntu hasa, ngo twagira ngo wisiga karabasasa mu maso ngo cyangwa baguteye karabasasa. Rero kandi ugasanga nyine biza utamenya ngo biri guturuka ku cyagiye, biterwa n'uko umuntu ari gukura, biterwa na kirima umuntu abayemo, bitewe n'uko mu mubiri we hameze hahindaguritse. Jya umenya ko rero Vaseline ni umuti w'igikakarubamba, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni aya mavuta y'igikakarubamba, waba ufite na kiriya gikakarubamba giterwa nyine ahantu uzi hateye igikakarubamba, uragifata ukagiharura amazi yacyo ukayasiga mu maso. Uzabikore wowe uzi ahantu hari igikakarubamba cyane ufite igikakarubamba, ukarabe mu maso, numara gukaraba mu maso ufate igikakarubamba ugisige mu maso, ugisige mu maso, wirinde kugishyira mu jisho, wirinde no kugishyira mu mazuru no mu kanwa. Nibyo nta kintu byagutwara, ariko birasharira mu kanwa, biragusharirira kumva nyine amutabimenyere byagutera kuruka mu mazuru, mukibuka kuryoherera. Ariko ngiye igikakarubamba ni umuti. Hari igihe nigeze kurwara ukuguru umwaka, nsigaho igikakarubamba kiragenda cyumisha cya gisebe. Hari igihe nari natangiye kurwara ibintu by'ifaranga, mfata kijya gikakarubamba nkajya nsigaho no mu mutwe, nzagenda mbibereka igihe nzajya kugishaka. Aho ndi ntabwo wapfa kubona ahantu giteye, nzajya kukigura ndi kugikoresha mbereka ukuntu igikakarubamba ari umuti mu buryo bwinshi butandukanye. Thank you, mwakoze kubana nanjye, ndagushimiye ufashe akanya ukareba iyi video, kandi kora subscribe, share, like, comment. Support yanyu turayishimiye, ko mukomeje kubana natwe, mukomeje kudushyigikira. Mugubwe neza, bye bye. Next for video turi kumwe muri video itaha. Bye.